ubwoba abantu benshi duhorana ni ukuba twagira amahitamo mabi, ariko birasa nkaho ibi atari twe dufite imbaraga n'ububasha bwo kubigenzura ngo bibe koko uko tubyifuza. Iyi ni inkuru ibabaje twoherejwe n'umukunzi wacu, aribaza icyo yakora, akibaza ngo ari wowe wabikora ute, wabigenza ute? Ngo ikaze muri ikiganiro aho tuyoganira ku nkuru y'uwo twahisemo kwita Mama Ineza. Mama Ineza ari mu bihe byo gutekereza cyane, ibihe bishobora gutuma akora amakosa cyangwa se agafata icyemezo nyakuri gishobora kuzahindura ubuzima bwe bw'ahazaza. Uyu ni umwanya mwiza wo kumva no gukurikira inkuru ye kugira ngo ubone uko uza kudusangiza ibitekerezo byawe. Nguhaye ikaze. SP6 toothpaste, uyu ni umuti w'amenyo ugufasha kugira amenyo meza, akanwa gahumura neza kandi gafite ubuzima bwiza. Uyu muti kandi wifitemo ubushobozi bwo kurwanya impumuro mbi mu kanwa ndetse kandi ugatuma amenyo yera mu buryo karemano. Ni umuti mwiza cyane cyane ko ufasha gukomeza ubuzima bw'akanwa. SP6 yifitemo impumuro nziza ya mint, tandukana no kugira impumuro mbi mu kanwa, ndetse kandi abifuza ko amenyo yanyu aba urwererane, uyu muti urabafasha. Kubifuza kurangura muduhamagare kuri 0787840663. SP6 Super Probiotic Toothpaste. Uyu ni wo muti nari nkeneye pe. Iyi nkuru twahisemo kuyiha izina ry'umubyeyi Mama Ineza nka rimwe mu mazina ari buze kudufasha kugira ngo ubashe kumva ibyamubayeho. Ndavuga uwayiduhaye kugira ngo natwe tugire ibitekerezo byacu dutanga twifashishije izi mbuga nkoranyambaga. Ziraduhuza, zikaduhuza twubaka umuryango, ari nako kandi dutanga ibitekerezo bitabogamye, ibitekerezo byubaka ubisoma, ndetse kandi bikaba ibitekerezo biharanira iterambere rya buri wese. Nguhaye ikaze rero Mama Ineza, niba ariko witwa ukaza kumva iyi nkuru irahura neza n'ubuzima bwawe, umbabarire, ntabwo ari we nashaka kuvuga, ahubwo nuko Mama Ineza iryo zina nahisemo gukoresha. Kwitwa mama ubwabyo ni icyubahiro ku muntu wese uhabwa iyo title, cyane ko uwumvise iryo zina mama ahita yumva ko umuntu nyine afite inshingano zo kurera no kwita ku muntu cyangwa abantu runaka. Ibi rero ni nako bimeze kuri Mama Ineza. Inshingano yatangiye mu myaka navuga 9 ishize, nyuma y'ibihe by'umunezero yanyuranyemo n'uwari umukunzi we, ndetse bikaza kurangira amuteye inda yavuyemo Ineza. Gusa nyuma y'amezi 6 gusa Ineza avutse, ntibyakunze ko aba bombi bakomezanya urugendo rw'ubuzima. Baje gutandukana bitewe n'ibibazo birimo kudahuza imyumvire itandukanye mu gufata ibyemezo by'umuryango. Ibyo byose byabagijije ku gutandukana. Mama Ineza ava mu mujyi yari arimo yahuriyemo n'uwamuteye inda, asubira iwabo ku ivuko. Ahageze yongeye gutangira ubuzima ari kumwe n'abo mu muryango, ndetse kandi na Ineza wari ufite amezi 6. Byari ibihe bitoroshye kuri we kwakira ko yatandukanye na Papa Ineza. Byari ibihe bikomeye kuri we, byari ibihe bikomeye, gusa agerageza kwihuza n'ibyo yabonaga mu muryango, cyane ko Mama Ineza mama we aracyariho aho mu cyaro bari kumwe, ndetse kandi ari kumwe n'abandi bavukana mu muryango, ku buryo bamufashije kongera kwiyubaka bundi bushya. Urugendo rw'ubuzima rwarakomeje. Ineza afite umwaka 1 n'igice nibwo Papa Ineza yatangiye kujya ahamagara Mama Ineza amubwira uko ubuzima bumeze, arangije amubaza amakuru ya Ineza. Inshuro ya mbere biba Mama Ineza
ntiyashoboraga kwakira ibyo umugabo we cyangwa se uwamuteye inda yamubazaga, cyane ko nyine yumvaga ko yamaze kuva no kwikura muri izo nshingano, bityo ko nta n'icyo akwiye kumubaza. Byari ibihe byari bigoye kuri Papa Ineza kugira ngo yongere kubyutsa umubano we n'umugore we, hanyuma kandi anamenye amakuru y'umwana we Ineza uko yari ari gukura. Muri ibyo bihe umwana yaje kurwara. Ineza yararwaye biba ngombwa ko ajyanwa kwa muganga. Mama Ineza yatangiye noneho kujya ahamagara Papa Ineza, cyane ko yumvaga ko nyine afite izo nshingano zo kwita ku mwana kugira ngo amufashe bavuze umwana. Mu bihe bitari byoroshye, urumva nawe kuvuza umwana uri hafi kuzuza imyaka 2, ukiri kwiyubaka, uri kuva mu bikomere, watewe n'uko ibyo watekerezaga ko bizaba atari byo byabaye. Papa Ineza yakomeje kubura. Akimara kumva ko umwana afite ikibazo, umwana arwaye, byaje kuba ngombwa ko Papa Ineza akuraho telefone, ndetse Mama Ineza yanagerageza kubaza mu muryango we, naho n'ibikunde nabo bakavuga ko batazi ahari. Gusa Imana yarabikoze, umwana anyura muri urwo rugendo. Mama Ineza afatanyije n'umuryango we ndetse n'abavandimwe bavuza umwana, umwana arakira. Mama Ineza yakomeje kubaho abana na nyina, ariko kandi banatekereza ku iterambere ry'umuryango wabo bo ubwabo. Nyuma y'umwaka umwe Ineza amaze kugira imyaka 3, Mama Ineza yagiye abona umugabo babyaranye Ineza ariwe Papa Ineza aje kumureba ahatuye. Undi nawe icyo gihe yabuze ibyo avuga, kubona umuntu imyaka 2 n'igice irashize, umuntu afitanye noneho umwana, byari ibihe bikomeye kuri Mama Ineza kwakira ko ari kumubona mu maso ye, kandi nyamara yaramutereranye umwana. Papa Ineza aza n'umujinya mwinshi, yarakaye ati ndashaka kubona umwana. Mama Ineza ati umwana simuguha, umwana ntawe uhari, nta n'uwugira. Umugabo nawe bisa nk'ibimurenga, ndetse icyo gihe aho mu cyaro inkuru cyane ko bateranye amagambo kugera ku rwego rwo kuba banafatana mu mashati, ariko ntibyakunze, cyane ko Papa Ineza we yahise asubirayo nyine kubera umujinya, agenda yitonganya, avuga uburyo yimwe uburenganzira ku mwana we yakwiye kuba mubona, kwanza akamanza akamenya niba koko uwo mwana Ineza wari uwe, cyane ko amezi 6 bamaranye ngo atizeraga ko uwo mwana Ineza ari uwe, ngo kubera imyitwarire ya Mama Ineza igihe bari mu rukundo. Ngicyo gihe Mama Ineza yari afite abandi basore ngo bari bacuditse, ngo bityo akaba atekereza ko n'umwana ashobora kuba atari uwe. Umugabo rero yaragiye, Mama Ineza yongera gutekereza ku buzima yanyuzemo na Papa Ineza, yongera gutekereza uburyo batandukanye, yongera gutekereza ku cyemezo yafashe, yumva noneho biramurenze. Aravuga ati no, ntabwo umuntu ashobora kuntekereza ibintu gutya, narangiza ngo abinshyireho, narangiza ngo nanshyireho inshingano zo kurera umwana njyenyine. Nibwo Mama Ineza yatangiye noneho kugira umutima wo kuvugisha Papa Ineza kugira ngo yumve icyo atekereza ku kuba yamenya niba koko Ineza ari umwana we, kuko we bisa nkaho yari yamaze kwemera ko yabaye igicibwa. Nyuma y'amezi 6 Mama Ineza yatangiye guhamagara Papa Ineza, mubwira ko bazaza bakapimisha ADN akareba umwana.
ni nyuma kandi yo kuganira n'abandi bantu batandukanye barimo ababyeyi be n'abandi bakuru, bakamugira inama y'uko gukwiye kuvugisha se w'umwana akagira uruhare mu kurera umwana nubwo bo batasubirana. Mama Ineza rero yatangiye kuvugisha Papa Ineza icyo gihe. Papa Ineza nawe aramwumvira, yumva ko nyine akwiye kumenya niba koko umwana ari uwe. Papa Ineza we n'umuryango we bongera gusubira iwabo wa Mama Ineza mu cyaro kwa mukecuru bajya kureba umwana. Bahageze nta kindi cyabaye nuko Papa Ineza na Mama Ineza bongeye guhuza urugwiro, imiryango rwose irishima. Icyo gihe baraganira, ariko Mama Ineza akaba yari yarafashe icyemezo cyo kutazasubira mu muryango wa Papa Ineza ngo babane barere umwana, ko we yumvaga nyine ibyabo by'urukundo rwabo, ibyo kubana kwabo byararangiye, ikibahuza ari umwana gusa. Papa Ineza yavuye aho yemera noneho kuri iyo nshuro ku mwana ari uwe, ndetse kandi avaho anemeye ko azajya atanga indezo y'umwana, ndetse Mama Ineza nawe yemera ko nibiramuka bikozwe gutyo nawe hari igihe kizakigera agafata umwana akamwohereza aho se ari, cyangwa se mu muryango wa se, akaba ari kumwe nabo mu muryango wa se. Ubuzima nuko bwagenze mu myaka yakurikiye kugeza umwana agize imyaka 7. Muri icyo gihe rero Papa Ineza yatanga indezo y'umwana, we na Mama Ineza bakavugana cyane kugeza ubwo Papa Ineza yaje kwisanga mu mwanya wo kwiyumva mu by'ukuri nk'umubyeyi wa Ineza. Ineza nawe abona urukundo rwa se. Uyu munsi Ineza ari kugira imyaka 8 y'amavuko. Muri urwo rugendo Mama Ineza yaje kugira amahirwe ahura n'undi musore, baramenyana, barakorana, ndetse kandi ibyo bakoze birabahira, bikagenda neza, ku buryo kuri ubu Mama Ineza ko abayeho na Ineza we ntacyo bimutwaye, cyane ko afite akazi akorana n'uwo musore bahuje imbaraga. Uwo musore mu minsi ishize aherutse kumusaba ko bazabana nk'umugore n'umugabo, ariko kandi Papa Ineza nawe mu minsi ishize yabwiye Mama Ineza ko barenga ku cyabatanyije bagahuriza imbaraga hamwe, hanyuma bakarera Ineza. Mama Ineza ntarasubiza Papa Ineza ku byo yamusabye, ndetse kandi n'uyu musore basanzwe bakundana, bamaze igihe bari mu rukundo, gusa wifuza ko mu gihe baba babanye umwana yakoherezwa kwa se akajya kuba kwa se, hanyuma bakabana nk'umugore n'umugabo, ntabwo aramusubiza. Muri iyi nkuru Mama Ineza ari kwibaza, ese mpitemo nsubize amaso inyuma nongere mbane na Papa Ineza? Ariko sinanone kudahuza kwanjye nawe kwatumye dutandukana ubwo nari mu bihe bikomeye byo kurera umwana wanjye w'imfura akiri muto, ntabwo gishobora kongera kugaruka. Mama Ineza nanone aribaza, uyu musore uje mu buzima bwanjye aho ntashobora kumbera nka Papa Ineza, igihe cyose nabamfashe icyemezo cyo kohereza umwana kwa se nkahitamo ko tubana nk'umugore n'umugabo, yabuze amahitamo y'icyo yakora. Aribaza ngo ari wowe ibi bibayeho wabyitwara mute? Dusangire ibitekerezo muri comment, mumbwire uko Mama Ineza akwiye kubyitwaramo kugira ngo nanone atongera kwisanga mu nzira y'umusaraba, inzira yanyuzemo atabiteguye, ahubwo uyu ni umuti w'amenyo ugufasha kugira amenyo meza, akanwa gahumura neza kandi gafite ubuzima bwiza. Uyu muti kandi wifitemo ubushobozi bwo kurwanya impumuro mbi mu kanwa, ndetse kandi ugatuma amenyo yera mu buryo karemano. Ni umuti mwiza cyane ko ufasha gukomeza ubuzima bw'akanwa. SP6 yifitemo impumuro nziza ya mente, tandukana no kugira impumuro mbi mu kanwa, ndetse kandi abifuza ko amenyo yanyu aba urwererane, uyu muti urabafasha.
kubifuza kurangura muduhamagare kuri 078 5 7 840 SP60 Super Probiotic Toothpaste. Uyu ni wo muti nari nkeneye pe. Factab RW. Oh my God! Wow. Hey, that's pretty good. The hub of content. Yeah, boy. Hey, what happened? You serious? Menya makuru by'amamare mu Rwanda ndetse n'ahandi ku isi hamwe na MC Kudos. Factab RW.